Iki ni ikiganiro The Big Story, muri kumwe na Alex Ndemezo. Tugeze mu gitabo cy'Abalewi. Ubushize twakoze igitabo cyo Kuva, aho twabonye Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bakambuka inyanja itukura bagera mu butayu. Mu butayu bahamara igihe bakomeza bagera ku musozi Sinai. Aha ku musozi Sinai bahaherewe amategeko ndetse n'amasezerano. Imana ibasaba ko bayumvira, bakumvira amategeko yayo, ikabaha umugisha, ariko ubu bwoko ntabwo bwigeze buyumvira, burayigomera, bwiremera ikigirwamana, hanyuma ubusabane bwabo n'Imana buracika. Kimwe mu bintu Imana yari yabasezeranije nuko Abisiraheli bagomba kuba ubwami bw'abatambyi, ishyanga ryera. Muri make Imana yari yapanze ko ari bo bagiye kuyihagararira mu isi. Barabyica, biremera ikindi kigirwamana. Imana kubw'ubuntu bwayo irongerera bababarira, igendana nabo. Ariko mu byo yari yabwiye Mose ngo sinshobora kugendana n'ubu bwoko kuko tujyanye n'abamara, kuko ari ubwoko butagonda ijosi, kandi Imana akaba ari Imana yera idashobora kureka ikibi n'umubi bigenda itabihannye. Mose arayinginga, Imana ikibuza kubagirira nabi, ikanemera kugendana nabo. Aha rero duhita twibaza ikibazo gikomeye cyane, ko tubona Abisiraheli ari abanyabyaha, ibintu bakora atari byiza. Ni gute Imana iri buze igaturana nabo, ikagendana nabo, ikaba Imana yabo ntibamare? Icyo ni ikibazo dusigarana dusoza kiriya gitabo, kuko tuba tubona Imana yamaze kubaka ihema ry'ibonaniro, ibwiye Mose ko ihema ry'ibonaniro riri bwubakwe, ubwiza bwayo bukamanuka, ariko na Mose ubwe ntabashe kwinjiramo. Ni gute Imana iri bugendane nabo, ikagendana nabo ntibamare, kandi koko ari abanyabyaha? Icyo ni ikibazo gisubizwa n'igitabo cy'Abalewi. Tugiye kurebera hamwe uburyo kino gitabo kimeze, n'uburyo Imana ikomeza kugendana nabo ntibamare, ariko nanone igakemura ikibazo cy'icyaha kiri hagati muri bo. Duhereye ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 7, duhita tubonamo uburyo Imana yabategetse kujya batamba. Hari ubwoko bw'ibitambo bubiri. Ubwoko bwa mbere ni amaturo y'amafu. Imana yabategekaga kujya baza kuyatura bayishimira, hamwe n'amaturo y'uko bari amahoro. Ibyo ngibyo babikoraga nko kwereka Imana ko bayishimira yuko ari ibabeshejeho, ariyo ibatunze. Ni amaturo Imana yari yabategetse kuzajya batanga, nko kuyibwira ngo Mana warakoze kubana natwe muri iki gihe cyose. Ubwoko bwa kabiri ni ibitambo by'ibyaha. Aha ngaha Imana yashyizeho uburyo igomba gukemura ikibazo cy'icyaha mu Bisiraheli. Ikibazo cy'icyaha, Bibiliya ivuga yuko hadashobora kubaho kubabarirwa ibyaha amaraso atamenetse. Imana rero mu buntu bwayo, kuko izi yuko ubwoko ari ubwoko butagonda ijosi, ari abanyabyaha, kandi igomba kubana nabo, yabashyiriyeho uburyo amaraso agomba kumeneka, ariko atari ayabo, hakameneka y'inyamaswa mu cyimbo cy'Abisiraheli. Ibi ngibi byashushanyaga uzaza akamena amaraso kugira ngo abantu babashe kwiyunga n'Imana. Ariko kiriya gihe byari bikiri mu buryo bw'ibishushanyo, kuko twibuke neza yuko tugeze mu gitabo cy'Abalewi, ariko turimo turakurikirana isezerano ry'Imana yabwiye Aburahamu ko muri we ariho amahanga yo mu isi yose azaherwa umugisha. None turabona Imana yongeye kumanuka igaturana nabo. Ikibazo cyo muri Edeni kirimo kugenda gikemuka, kuko icyaha cya Adamu cyatandukanije umuntu n'Imana, ariko noneho turabona Imana yongeye kugaruka igaturana nabo mu buryo bw'ihema ry'ibonaniro ryashushanyaga Edeni, ariko noneho iyi Edeni ni Edeni bimukana. Bifite rero ishusho rikomeye mu isezerano rishya, aho natwe kubw'amaraso ya Kristo yamenetse, abizera bose babasha kwegerana n'Imana, atari uko bakiranuka, ahubwo kubera ko Kristo akiranuka bakabarwaho gukiranuka kwe. Kuva ku gice cya 8 kugeza ku gice cya 9, Imana itoranya abantu bagomba guhagararira Abisiraheli, aribo abatambyi, ikabimika. Abatambyi bashyirwaho Aroni n'abahungu be. Igice cya 10 hahita habaho ikintu gitangaje. Imana yari
isaba abatambyi ikigero cyo hejuru cyo gukiranuka kugira ngo babashe kubana nayo. Aba batambyi rero bakora ibintu bitandukanye n'iby'Imana yababwiye abahungu ba Aroni, Imana igahita ibatsinda aho ngaho. Uru ni urugero rumwe rwerekana uburakari bw'Imana n'uburyo Imana idashobora kwihanganira ikibi. Bafata umuriro bakuye hanze utari umuriro Imana yababwiye bazajya bakoresha igihe bagiye gutamba, bakawuzana ku gicaniro. Ako kanya Imana igahita ibicira aho ngaho. Kuva ku gice cya 11 rero kugera ku gice cya 15 tubonamo nanone uburyo Abisirayeli bakwiye kuba ari abantu badahumanye. Hari ibintu bigiye bitandukanye Imana ibabuza gukoraho, nko kurya inyamaswa zapfuye, kuba ufite ikibazo mu mubiri uninda ukaba waza mu Bisirayeli, kuba uri umugore ukaba uri mu gihe cy'imihango ukaza mu Bisirayeli. Ibyo byose wabaga ufashwe nk'umuntu wanduye, ugakurwa muri bene wabo cyangwa mu ngando y'Abisirayeli ugashyirwa hanze y'ingando nibura igihe kigera nko ku minsi 7. Kuba rero wari wanduye cyangwa uhumanye ntabwo byabaga bisobanura yuko wakoze icyaha, ahubwo byabaga bisobanura yuko nuramuka ugiye mu kubaho kw'Imana ufite ubwo bwandu cyangwa uhumanye uri bukoze icyaha. Niyo mpamvu wakurwaga mu bandi kugira ngo ubashe kuba wamara igihe cyo kwihumanura, hanyuma uzagaruke mu bwoko bw'Imana umeze neza. Aha niho dusangamo n'ubwoko bw'inyamaswa batari bemerewe kurya, zirimo ingurube n'izindi nyamaswa zigiye zanditseho ngaho Imana yari yarabawujije. Ibi byose iyo ubirebye uhita wibaza impamvu, ariko Imana iragerageza kwerekana ko hari ikintu bigiye bihuriyeho, byinshi bigiye bihuriye ku bintu by'amaraso, byerekana ko mu kubaho kw'Imana hari ubuzima, kandi amaraso yerekana ikimenyetso cy'urupfu. Imana rero ntishaka yuko Abisirayeli bazana mu kubaho kwayo ibimenyetso by'urupfu, kandi mu kubaho kwayo ari itanga ubugingo, ari itanga ubuzima. Nubwo rero ibyaha by'Abisirayeli byajyaga bitambirwa bijyanye n'uko umuntu yagiye akora icyaha, hariho n'umunsi umwe witwa umunsi w'impongano, wagenewe guhongerera ibyaha by'Abisirayeli bikozwe n'umutambyi mukuru. Kuri uyu munsi umutambyi yazanaga intama cyangwa isekurume cyangwa inka, imfizi 2, isekurume z'ihene, bakazikoreraho ubufindo. Imwe yaricwaga amaraso yayo agakorwa nk'igitambo, indi bafataga ibyaha by'Abisirayeli byose bakabitongerera hejuru y'iyo ntama cyangwa iyo sekurume y'ihene, barangiza bakayohera mu butayu ikajya kugwayo. Ibyo byabaga byerekana uburyo Imana idashaka yuko icyaha gitura hagati muri Isirayeli, iyo ntama cyangwa iyo sekurume ikakijyana ikajya gupfana nacyo mu butayu. Byerekanaga uburyo Imana kubw'ubuntu bwayo ishaka ko Abisirayeli badaturana n'icyaha, ikabibakuramo muri ubwo buryo bw'igishushanyo. Ibi nabyo bifitanye isano no kuza kwa Kristo wishyizeho ibyaha by'abari mu isi, utigeze kumenya icyaha, agashinyagurwa, agatukwa, kugira ngo abantu bongere kwiyunga n'Imana. Kuva ku gice cya 18 kugeza ku cya 20 hazamo noneho uburyo Abisirayeli bakwiye kubaho. Imana yashakaga ko babaho ku kigero cyo hejuru cyo gukiranuka, bitandukanye n'amahanga abazengurutse y'Abanyakanani y'igihugu bari bagiye kujyamo. Aba bantu Imana yashakaga ko babana neza hagati yabo, baca imanza zitabera, bafasha abakene, bitanaho, mbese ku buryo ubuzima bwabo bugomba kubera ishusho y'amahanga abazengurutse, uburyo Imana ikwiye kugendana n'ubwoko bwayo, n'uburyo ubwoko bw'Imana bukwiye kuba abantu batandukanye n'abandi. Twibuke yuko abangaba Imana yabatoranyije kuba ishyanga ryera, ubwoko bw'abatambyi, kuba aribo bahagararira Imana mu isi. Ku gice cya 21 kugeza ku cya 22 rero ahangaha tuhabona ibintu Imana yasabaga abatambyi kugira ngo babe bari abantu bafite ikigero cyo hejuru cyo kwera ugereranyije n'Abisirayeli bari bujye gutambira ibitambo. Kuva ku gice cya 23 kugeza ku gice cya 25 Imana yerekana iminsi mikuru Abisirayeli bakwiye kujya bizihiza, irimo iminsi mikuru ya Pasika n'indi minsi mikuru igera kuri 7 Abisirayeli bagombaga kujya bizihiza kugira ngo bahore bibuka ahantu Imana yabakuye mu gihugu cy'uburetwa ikabazana mu gihugu
cy'amata n'ubuki nk'uko yabibasezeranyaga. Batazibagirwa nko ku munsi wa Pasika ko abana b'imfura b'Abanyegiputa bapfuye, Abisirayeli bagakizwa n'amaraso y'umwana w'intama utambwe ku bwabo kugira ngo icyago kibanyureho, aribyo byitwa Pasika. Pasika ubundi bisobanura kunyurwaho n'icyago cyangwa Passover. Igice cya 26 kugeza ku gice cya 27, ahangaha ho tubona Imana ibwira Abisirayeli inyuze muri Mose uko bakwiye kwitwara muri kiriya gihugu. Irababwira ngo babeho bayumvira, bakurikiza amategeko yayo, bakurikiza ibyo yababwiye. Niba bikurikiza bazabona umugisha muri kiriya gihugu, bazagwira, bazabaho amahoro. Ariko niba batabikurikiza bazakurwa mu gihugu ndetse bajye no mu bunyage